Ndongera ndabasuhuje bavandimwe dusangiye uyu mwuga wacu w'ubusesenguzi, ariko dusesengura tugira abantu inama zawubaka hato na hato kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Ikibazo cy'amatsiko nshaka kubaza abasesenguzi dufite aribo DJ Brian na Fata ku mavuta, ikibazo gikomeye gute umuntu ajya hariya agatuka ugagenda ugakora ikiganiro cyo gusesengura umuntu watutse undi, cyangwa se umuntu wagiye hariya imbere ya kamera yambaye ikariso cyangwa se ubusa, ukagenda icyo kiganiro ukagitaho umwanya muremure, akari cyo usesengura umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, icyumweru, imyaka ibyo bintu akari byo mugumamo. Ukagenda kuri YouTube channel y'umuntu runaka ugasanga afite ikiganiro kiri kugoreka amateka, n'urugero y'u Rwanda, ugasanga umuntu arimo aratuka politiki y'u Rwanda, byaharabitse ntako atagize ngo jenoside ntaho yabaye, cyangwa se ngo habe jenoside. Kuki uticara usesengure uwo muntu natuka igihugu nawe umusubize, twese duhaguruka kugira ngo dufatanye ibintu byose tubigire ibyacu. Wimwe guhera mu bintu byo gusesengura ngo umuntu yagenga imbere ya kamera ngo yambaye ikariso, ibyo ari byo bintu umusesengura umwaka umwe, imyaka ibiri, indi gataha. Nkeneye komantere zanyu, sibyo?